byinshi ntavuga, but I'm done with it. I'm done. Ibyo bintu nabanye nabyo imyaka 10 n'ingahe, mbivuze mvuze story yanjye na Ricky, twafata season ebyiri, buri episode ifite nk'iminota nka 30, kandi buri season ifite episode 12. Mbese episode 24 nizo zishobora kurangiza history y'ibyabaye hagati yanjye na Ricky mu myaka yose. Ese umwana nta kibazo afite. Uretse gato manze nkubwire iby'uwo munsi kwanza. Yasabye umwana rwose pe, burangiye ndi umuntu uri hamwe, ndamwantoke. Yasanye na Medi mu rugo, ndabyibuka. Medaraza arahamusiga na Medaraza arinjira, abona umwana, vraiment umwana yarakoze, bla Medi arikomereza rikaguma aho ngaho. KNC yumvise inkuru agenda karamwica, ashaka kurwana. Mukendaza kubashiramo akavideo kukuntu KNC yabivuganya akababara babaye kabisa. Niva bakoze kuri kudukurikira. Wadapasi nyuma yuko abonye ko uno mwaka ubaye umwaka wakasa mutwe umwaka wo kuvuga ukuri kose kabisa. Wingo wabaye umwaka wo kumena umuceri kabisa. Murabizi ba YAGO bagiye bamena imiceri bandi bose, ibintu by'amavideo kabisa no mwaka. Ni vibe. Ibintu byagiye biba kabisa, ibintu byatari. Wadapasi agize cyari yaravuga ati ngiye maze igihe kinini nicecekeye, maze igihe kinini navuga ndi wa muntu ubundi mu buzima busanzwe witonda udakunda kugira ikintu mvuga, ariko ngo iyo byajagwe cyangwa se iyo hari ukuntu iyo kamere muri gihe yazamutse nde none ndavuga kabisa na kari muri renga kavuga ku buryo ngo n'inshuti yawe ndayivuga, numva n'inshuti yawe nayo nkayivuga. Wadapasi rero ashize ukuri kose hanze, ni nyuma yuko hari amakuru akomeje kugeza hanze mu minsi ishize avuga ko Wadapasi yatewe nda na Ricky hanyuma akamwihakana. Iyo nda uwo mwana akaba yarakuze, none ubwo umwana amaze gukura. Ricky nawe ni umuproducer hano mu Rwanda, wagiye akora ibikorwa byinshi cyane, wakora abahanzi cyane, hanyuma aza kujya muri Amerika. Ricky ni inshuti y'abastari bo mu Rwanda benshi. Nyuma yuko umwana akuze, Ricky yakomeje kwifuza kuba yavugisha uno mwana sasa. Ashaka kuba se nyuma yuko umwana akuze. Ngo nta no mugata ziwase. Wadapasi rero nibwo ashize hanze ukuri kose bw'ibintu byagiye bibera hagati. No avuga na kari murori. Wadapasi avuze buryo ki no yagiye avuga buryo ki Ricky yagiye amubabaza. Ricky yihakanye umwana akajya no yifata rimwe akamwemera akavuga ati ngumbu uyu mwana muhamagare ko nshaka kuzaza nkasuhuza umwana, ko nshaka kuzaza ukamuma. Boko nshaka kuzaza ukamuma nkamusohokana. Gusa turakomeza, reka nkubitse kora subscribe n'umutarikora, kandi nawe nimba warakoze subscribe umuntu w'agaciro kabisa. Komeza ubane natwe, ibintu ni vibe kabisa. Hanyuma rero Wadapasi yakomeje amena umuceri hanze avuga ati Ricky rero buriya mubona ati ni nka babantu. Hari mu minsi waje hano hanze atuka abagabo cyane, avuga amagambo akomeye cyane, avuga abagabo ati abagabo bose niki biriya bintu murabyibuka. Rero na Wadapasi yavuze atari igihe Ricky ati mubona muri iyo sanse, nawe ati mubona muri iyo sanse. Rero kugira ngo n'umwana twabyaranye azamufate muri ubwo buryo nk'uko ngiye mufata, ngo mufata nka bya bintu wa mu minsi yavuze. Yavuze ngiki yaravuze ngo abagabo bose nibwa. Ibyo ni umuntu bivuze uri ku ruhande, Hanyuma rero bundi iki kibazo kiba gikwiye kuba cyajya no muri leta kabisa. Leta ikavuga ati abantu bose bagiye bagaragarwa bino byaha kabisa, ikagenda ibashyiraho ibintu by'ibihano bigiye bikakaye. Igitsina gore ni bashiki bacu, rero uburyo cy'umuntu aza bakagira na feri n'umuntu, bamara kujyana feri hazavamo imbuto runaka rero igendeye ku bikorwa byabo bakoze. Hazavamo imbuto ugasanga umwe ari kubirikira undi. Ibyo bintu bijya bibaho cyane. Hari ukuntu rero uziko buriya biba birutwa nuko umugabo ayifata we akemera akavuga ati ngewe umwana ndamwemera, ariko wenda nta bushobozi mfite right now, sibyo? Right now nta bushobozi mfite kameme, ariko uwo muntu byibuze abagaragaje ko ari umuntu ugira indangagaciro, sibyo? Abagaragaje ko ari umuntu w'umugabo. Ariko ari abantu rero bandi bo ariko ni gute wifata ukihakana umwana wabyaye, inda wateye?
ukagenda mugakora ivi na ivi we n'umuntu ukagenda mugakora ivi na ivi wowe n'umuntu nkamara gukora ivi na ivi ugasanga mu gihe habaye ikintu runaka utangiye kumwihakana. Abasore bacu reka tubagira inama, aba basore bacu ibintu ntago ari byo kabisa, ibintu baba bakora ntago ari byo. Ibi ngibi kandi hari n'udukuru nkomeje kugenda numva dukuru nkomeje kugenda numva ko yago hano nabo yihakanye umwana. Dukuru nkomeje kugenda numva mu gikara, ariko biriya bintu abo bantu b'abasitari ariko gute ko bafite amafaranga, ni gute wifata ukihakana umwana? Wakoze ivi na ivi, umaze gukora ivi na ivi aho bigeze utangiye umuntu wihakana umwana we. Pasi yageze kuri iyi ngingo arangije we ahitaho ubutumwa yagarambwira ngo uzarira. Iki kintu abasore bagomba kukigarukaho kabisa. Ibintu nago beri ubumuntu, ibintu nago ari ubumuntu kabisa. Bakobwa n'abantu rero gufata ukamuha izo nshingano ukazikura ukazimwereza ukasigara ugaramye, kandi rero wateje ikibazo. Ibyo bintu nago ari byo kabisa. Dukomeje kumirwa kabisa. Ese ubundi buriya reka twibaze nk'ikintu kimwe, sibyo? Reka twibaze nk'ikintu nk'umutipe cyangwa se umusore, umugabo wifata ka approaching umukobwa umumeri. Turabizi ko hari n'abasore muri iyi minsi basigaye bagora gutya bakirwanaho ku bantu b'abameri bakuze kabisa. Iyo mugiye kwirwanaho, mwarangiza kwirwanaho mukabikora yego, mukananirwa kwikingira, mukananirwa gukoresha spanete mukananirwa gukoresha udukingirizo, harangiza mukananirwa no kwirinda mukoresha ubundi buryo. Haje n'ubundi buryo bundi, hari nk'abantu rwose bari abantu baba bizi neza ko hari nk'abantu banani batazi kwifata, ajya nko mu kirori runaka akaba yahava hakoreye ibintu kabisa. Hari abantu bagiye bateye gutyo, akaba hari n'abo bagiye bateye gutyo. Hari nk'abakobwa nzi we kujya mu kirori rwose ntago yapfa kuvamo atari imiga bagize gutya bagakora akantu k'akayivi na ivi ku ruhande. Hari abantu bameze gutyo, ukaba uri nk'umukobwa ukaba uzi ko umeze gutyo, ukananirwa kujya kwa muganga ngo babwire ikibazo ufite, kuko icyo ni ikibazo. Ukananirwa kujya kwa muganga babwire ati noneho ngewe mundwaneho, dore meneye gutya, meze gutya, rimo ndwaneho. Ubwo buryo bugiye buhari. Ugasanga uri umumama ariko ugasanga habonetse umwana udateganyijwe. Aho rero niho bihera ba basore bacu b'amagweje abasore bacu utapfa kumenya ibintu batekereza. Aho ngaho niho usanga bo ubwabo bari kwifata bakihakana umwana, kuko nta bushobozi afite muri we, n'ubundi nta bugabo bumurimo, akaba yihakanye umwana kamere. Abahungu, abakobwa, abamama n'abagabo n'abasaza mukwiye guhindura imyumvire, kuri iyo ngingo kabisa. Mukajya mufatanya mukareba nimba mubonye imbuto mwahinze mwateye munasarurire muri kumwe. Cyangwa mu bapadiri nkatwe, mu abapadiri dukomeje kumirwa kabisa. Ni vibe. Akomeza avuga uburyo Lick yamubereye imbwa byatari. Iki ni ikiganiro cyo gukorana n'umunyamakuru wo kuri televiziyo Rwanda, ariko yavuze agaragaza akababaro kenshi, anagaragaza buryo ki umugabo yamubereye umuntu nyine uraho kabisa, umuntu w'imbwa kabisa, nta kintu yamumariye. Atari abagabo kandi bagiye bameze gutyo. Kandi mbere ko dukomeza, reka tunenga abagabo batera abakobwa bandi inda bakabihakana. Batera abakobwa inda bakabihakana kabisa. Tuvuge nimba uri umugabo ukaba uteye inda umuntu, ujye yemera nimba umwana ari wowe, kuko hari ukuntu umwana ingaruka zigenda zikamugarukaho kabisa. Hari ukuntu umwana ingaruka zimugarukaho, ugasanga umwana kuza atazi se, umwana abaye kirara, abaye indaya, arigurishije, akoze ibi. Akomeza rero agaragaza akababaro afite, akababaro akomeje guterwa n'ibyo bintu byagiye biba kabisa. Ugasanga hari abagabo bigira abagabo kandi bakigira abana beza mu buzima busanzwe, ukabona umwe ugaba aragenda agenda muri showbizz, aragenda ahantu hose ubona ameze neza kabisa, kumbi
kumbi n'imbwa zidafite umurizo zigendera. Aha, ibyo ntabwo ari njye wabivuze. Hanyuma rero nyuma y'uko rero atanze ino interview agashyira ukuri kose hanze avuga ko uno mwaka ari umwaka nawe wo kuba yagaragaza ibindi bintu, ni nyuma y'uko arashoye n'akandi kagoma keza ari kuvuga kuri saga zikomeje kugenda zibera hano hanze. Akagoma nako muze kukareba kabisa kameze neza. KNC abigezeho none wayimena umuceri wose hanze. KNC abigezeho avuga amabara yose kabisa nta mu washyizemo. Mukandaza kubashiramo akavideo k'ukuntu KNC yabivuganya akababara babaye kabisa. Je numiwe kabisa. Ni vibe. Tubikanye. Mbere ubwo inyungu bo bakaba ifite inama zose zirimo kubera muri iyi minsi kuko nibo bafatanyije urugamba rwo kurwanya M23. Uyu munsi tuvugana inama imaze kubera igoma, amakuru maze kubona none ahangaha yizewe. Reka mbanze ni Sadati. Ubwo nagaruka kuri ayo makuru. Bwana Sadati, reka nkubaze ikibazo cyoroshye cyane. Ese urabona ibintu bitagiye kuva habi bijya habi kurushaho? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo, ariko mbere y'uko najya kuri icyo kibazo reka nanjye nse nkunganiraho ku kibazo wari wabajije Magashi. Ubwa mbere iyo turebye politiki yo muri aka karere ntabwo wayitandukanya cyane na politiki twabonaga hano muri u Rwanda mu gihe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kugera no gukora ibindi nk'ibyo. Ubwo rero icyo uvuga rero bituruka muri iyo koze. Wibuka ko Amerika yo ndadapfuye, abatutsi mu Bugesera baratwikiwe babashinja yuko perezida w'umuhutu mu Burundi yishwe, bamushinja ko yishwe n'abasirikare b'abatutsi b'abarundi. Ibyo rero nabyo biraza bigaragaza ubwo bumwe bwa leta y'abajenosideri ndetse na bamwe mu bahungiye inaha abari muri Frodebo baje guhinduka ibyo bahindutse ubu ngubu. Komeza. Urakoze cyane. Ahangaha rwose urimo kutwibutsa amateka bikahita bigusha ku ngingo. Aka kanya rero niyo mpamvu tubona leta ya Kongo irimo kwica ubwoko bw'abatutsi muri Kongo, tukabona ijya kuzana abajenosideri, ijya gusaba abajenosideri kuko ntibikiri ibanga, ni ibintu twaboneye ibimenyetso bifatika kandi biri ofisiyeri, abantu bafite amakuru. Ikajya kuzana abajenosideri kugira ngo ibunge ku bajenosideri tuyicumbikiye mu mashyamba yayo. Abo bajenosideri bagizwe na FDLR n'indi mitwe, aho usanga bahabwa urugari, bagahabwa ikibuga cyo kugira ngo bakore ibyo bashaka byose, harimo gucuruza, kubaho mu buzima busanzwe, kwimakaza no gucengeza ya ideoloji ya jenoside twavugaga. Ibyo kandi ukamanuka ukaba ariyo mpamvu usanga i Burundi nk'uko Magashi yabivugaga harimo kubera inama zihuza abajenosideri bibumbiye muri FDLR babungana n'indi mitwe irwanya u Rwanda nka FNL, fatanya bikorwa abandi bahumirije babumvise yuko mbese igihe cyageze kugira ngo ubuhanuzi bujyanye n'abatari nk'uko bitwa bakwiye kuva muri Kongo bagataha mu Rwanda. Mu by'ukuri rero izi propagande ni ukuvuga ngo mu nsengero abakozi b'Imana bambabarire, ni ukuvuga ngo babonye insengero rimwe na rimwe zifungwa, ariko babirimo n'abatabirimo nabo ahubwo usanga batazi ko ibi bintu bibaho mu nsengero, ugasanga abantu bafite ubuhanuzi bupfuye, igiti kiraguye n'amashami, Imana bamwe ngo abandi banaye mutaka, abandi ngo baranyagiwe, urumva kuzerevokire, kororokine, paracetamol, ibintu nk'ibyo. Ni ibintu rero ni ukuvuga ngo iyo umuntu yagiye mu kirokore akajya muri umutima we wose, noneho ugasanga afitemo akantu k'akagengabitekerezo gakeya, icyo gihe ahanura rwose mbese yumva yemye kandi akumva yuko rwose ari mukuri, ariko tutibagiye ko hari n'ababa babatumye. Ibyo ni Magashi ubivuze, uzi iyo batayo kanani n'ingengabitekerezo yayo ntabwo ari KNC imfura y'iwacu. Komeza cyane rwose, ubundi niyo nabizerega turaziranye. Ni ukuvuga ngo rero iyi myumvire ikwiriye kuva mu banyarwanda bagasenga, ariko ese aba bantu barasenga gute? Imyumvire yabo, imyemerere yabo ni iyi. Niba wemera ko FDLR ifite bato yitwa Kanani, ukumva yuko izaza ije kumena amaraso, ese biri mu ijambo ry'Imana?
se amaraso muje kumena bigeze babangira gutaha ku neza cyangwa bigeze babacura cyangwa hari icyo babatwaye. Ibyo rero ni ubuyobe bwagiye buza mu bantu n'ubundi bafite imitima irimo kandi kahebwe k'ingengabitekerezo, ariko abo kubireba barimo barabyitegereza. Ibi bintu by'isengero kenshi tuzabivugaho kenshi, buriya rwose hari zaturutse muri Uganda igihe twari tubanye nabi, hariyo RNC urusengero rwose bagasengera abantu ahangaha babaye, ufite abantu benshi cyane ahangaha babaye. uretse gato urashaka ko nguha true story? Abo basenye ubureverando bazanye mugabo zizanye true story. Uretse gato kera buriya njyewe nkunda kugira igihe cyanjye cyo gusenga ku giti cyanjye, sibyo? Mu bihumbi bibiri na 2011 ibihumbi bibiri na 11 nigeze kujya gusengera ahantu hitwa Prayer Mountain. Nza guhurirayo n'umuntu umwe simvuga amazina ye, wari wariyise umubishopu wavuye hano yibye amafaranga ya banki imwe microfinance imwe muri za Nkundura, ariko uwo muntu akaba yari n'umudemobe yarabaye muri RDF, sibyo? Ageze ushobora kuba nawe umuzi, ageze hariya afite n'izina ryenda gusa n'iryawe, cyangwa se yari afite izina ryenda gusa n'iryawe. Ageze hariya yigira umuhanuzi, ariko umunsi wa mbere nkigera kuri uwo musozi naramubonye, ngiye kumubona mbona ari kumwe n'abantu, urabona ko twebwe abanyamakuru tuba tumeze nk'abamaneko. Mbona abantu bavuye mu Bubiligi, nakumva ibintu baganira nkasanga bidahuje n'Imana. Nza kubwira umuntu umwe ndavuga nti nyamara uyu muntu ni haduye, ubwo ubona yigira umupasiteri. Nkimara kuva nyuma y'iminsi baragendaga bahanura ubuhanuzi. Nyuma y'iminsi ibiri uribuka ko icyo gihe nibwo izitwa za RNC zari zifite ububyutse bwinshi cyane. Nyuma y'igihe kitari kinini bivugwa yuko ashobora kuba yaratawe muri yombi n'inzego ntari buvuge hano, ariko amabanga yari afite n'ibyo yakoraga, yakoreshaga uwo mutaka bakaza nk'abasenga, agatumira abo bantu bose bo bahoze ari aba FDLR n'abandi bose bagahurira aho hantu. Bari bararamye urusengero ahantu hitwa Kitende bahuriragamo. Uko biri kose sindi vuge byinshi, ahubwo yari yarahishe, banza wumva hano ugira ubwoba, yari yarahishe n'umugore we ibyo akora. Umugore akajya avuga ati ariko ibi bintu ukora ko mbona bihabanye n'umugambi w'Imana, ati we bireke. Urumva? Ariko ibiri amahire nuko umugore we yaje gutandukana nawe, undi nawe aburirwa irengero, umugore yaratashye yibereye mu Rwanda. Ibyo rero ibintu by'Imana umuntu ashobora kubikoresha uko ashatse kose kugira ngo agere ku byifuzo bye, biri negative cyangwa se biri positive cyane rwose. Iyo ndiri rero iryo torero ryitwa gape ryaje kwambika abantu ububishopu n'ubureverandi n'ibiki byose. Ndaza magashi ndagusaba kutavuga amazina y'amatorero y'abandi, reka twivugira ibintu muri rusange. Ibindi ndagusabye, wenda batayo Kanani wayivuga kuko irahari ku mugaragaro kandi n'ibyo igamije birazwi, ariko aya matorero y'abandi please leave them out. Ntabwo nongera. So mu by'ukuri rero urumva bari bafite icyanditswe bagenderamo kivuga ngo girira neza bose, ngo ariko mbere na mbere abo mu nzu y'abizera. Ubwo abizera ni bande? Abizera nabo bahuje ku myumvire y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubukungu rero bakoraga ikintu kimeze nk'iki nka asosiyasiyo cyo kugenda bahererekanya amafaranga, mbese ngo amafaranga banza bajyemo, ariko ayo mafaranga hari ahantu yaturukaga. Abanyamadini rero bakwiye guhumuka, ntibakajya basenga buhumyi. Wa mugani wa Nyerere abazungu batugishije gusenga duhumirije amaso kugira ngo dutware ubutunzi bwacu. Ubu rero ni igihe cyo gukanura, niba uri mu rusengero senga ukanuye, wumva ubuhanuzi, uvuga uti ubuhanuzi uvuye ku Mana cyangwa uvuye kwa Satani. Hanyuma se koperative Igisubizo hari icyo yiziho? Bagira wisubiza nyine. Sadati Wanze ko mvuga amazina rero reka nawe Sadati
nakumva neza gatanu kuri gatanu. we bimeze bite? Uko bimeze ni hahandi mpagaze. Uzatekereza ku mutekano w'u Rwanda, azajya gutekerezaho kabiri. Yego. Ubwo twubatse igihugu cyubaka inzego zubaka abaturage. Turi redi kurenza uko abantu babitekereza, kandi iyo tuvuga ngo turi redi ntabwo ari igisirikare gusa, ntabwo ari abayobozi gusa, turi redi twese, abaturage, abikorera, ingabo, polisi, abanyamakuru. Tuzi aho tuva n'aho tujya, tuzi igihugu cyacu, tuzi ngo byiduhetse. Nta muntu n'umwe watekereza cyangwa wakinisha guhungabanya umutekano wacu ngo bimworohere cyangwa tumworohere. Ababitekereza rero iyo n'uburenganzira bwabo, bashobora kubitekereza no kubirota no kubizira, ariko nibabikinisha nibwo bazabona ibyo barimo gutekereza ibyo ari byo. Okay, gira ikintu ubwira abariyo rero bagushinja